Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukumana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Ni icyigisho cy'ijana na 67. Turacyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Yego, Imana iguha umugisha wo kwifatanya natwe. Reka dusenge. Nyakubahwa Imana, iki gitondo turagushimiye, tuje imbere yawe mu guca bugufi no mu gutinya cyane. Turi abanyabyaha, twe ubwacu ntacyo twakwishoboza, ntacyo tuzi, turabapfapfa. Nkuko wa undi yarebye ati rwose byose ni ubusa, natwe imbere y'ubwenge bwawe turabaswa, nta nubwo tuzi guteranya rimwe utarenze ibindi icyo bisobanura. Ngaho rero Uwiteka Mana, kuko tujye kumva ijambo ryawe, kuko uduhaye amahirwe, ohereza Mwuka Wera twigishe, ohereza Mwuka Wera dusobanurire, ohereza Mwuka Wera Nyakubahwa Imana afungura amatwi n'imitima ndetse n'amaso yacu kugira ngo turebe ndetse twumve tunasobanukirwe ibyo twigisha. Mu izina rya Yesu KRISTO turakwinginze Mana, turaguhendahenze, turagutakambira kugira ngo twigishwe nawe. Mu izina rya Yesu KRISTO, ubushotoranyi bwa Satani bwose buturiho, igitugu cyose cya Satani cyose kituriho, turagitegeka guhagarara mu izina rya Yesu KRISTO, kwinjira ku ijambo ryawe gufata mpiri ibitekerezo bitagira akamaro, kwinjira ku ijambo ryawe gufata mpiri indwara zipfu. Mu izina rya Yesu KRISTO, uburwayi bwose bw'abadayimoni bukurweho, ikintu cyose kiturimo kitaguturutseho turagihagarika mu izina rya Yesu KRISTO. Turavuga ngo imbaraga z'Imana zitegeke, turavuga ngo ijuru ari ryo ritegeka, turavuga ngo Imana ariyo yigaragaza. Mu izina rya Yesu KRISTO, guhera inyuma ku mibiri yacu kugera imbere mu mitima yacu ahisha hatagaragara, umucyo w'Imana uganze, imbaraga z'Imana ziganze mu mitsi no mu mitima no mu misokoro. Mu izina rya Yesu KRISTO, ahagoramye hagororoke, ahananiwe hakoreke, imitima icitse intege ikomere. Mu izina rya Yesu KRISTO, ibihaha bidafunguke bifunguke. Mu izina rya Yesu KRISTO, inzugi zakinyitse zikinguruke. Mu izina rya Yesu Mana, turategeka ubuzima ahari urupfu, amaseri atangiye kugenda apfapfana, atangiye kugenda asuzugura kubwo kumvira ijambo ryawe. Turategeka ngo mu izina rya Yesu KRISTO nyirajye ku murongo, turahamagara ubuzima mu maseri yapfuye. Haleluya. Turategeka umupfu mu maseri yose asuzugura, amaseri yose ya kanseri ari mu mubiri, turategeka ngo apfe ndetse apfapfane mu izina rya Yesu KRISTO. Imbaraga z'Imana ishobora byose, imbaraga z'Imana isumba byose zitegekere mu mibiri yacu, kugira ngo imibiri yacu ibe insengero zera z'Imana kandi zitunganye mu izina rya Yesu KRISTO. Urera cyane Mana kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Turagushimiye cyane kushobora byose. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, ushyirwe hejuru Data wera. Amen. Icyigisho cy'umunsi cyitwa ngo nta burenganzira ufite cyangwa dufite. Turasoma muri Luka bice 7 umurongo wa 23, haravuga ngo kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Luka bice 12 umurongo wa 1 haravuga ngo nuko abwira abigishwa bati nta cyabuze ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Mu bintu byose byakugusha, Imana ntikabe ku rutonde rwabyo. Mu bigusha byose ugira, Imana ntikwiye kuba muri byo. Imana ni Imana, nta wundi ubaho hejuru yayo, nta yindi Imana iriho keretse yo gusa. Abantu bamwe bajya bagushwa n'Imana ngo kuko ibitakoze ibyo bashaka, cyangwa bakaba batanezejwe n'ibyo nuko ikora ibyayo. Dawidi ngo ababazwa nuko Uwiteka asumiye Uza. Dawidi ngo ababazwa nuko Uwiteka asumiye Uza, ngo niko guhimba aho hantu Peresuza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi atinya Uwiteka, ngo nuko arebera ati isanduku y'Uwiteka yaziwangite.
yo muri Samweli wa kabiri ibice 6:8 kugeza ku 9. Hariho abantu badakunda imiryango bavukiyemo, bumva Imana yabahemukiye. Hariho abandi banga uruhu rwabo, ibara ry'uruhu rwabo ku buryo bifuza kuruhindura. Abandi bifuza kuba barebare, abandi bifuza kuba bagufi. Bamwe bo baranabikabiriza bakita Imana gitera w'ibibazo byose bafite, komfuza babo, impanuka, ibiza, intambara n'ibindi byinshi. Barabifata bakabihuriza hamwe bakabishyira kuri yo. Bafata rero ibi n'ibindi byinshi bakabishyira hamwe, maze bigatuma bafata icyemezo ko nta Mana ibaho, kuko iramutse ibaho yaba itita ku bintu, cyangwa ikaba ari inyamutima mubi. Nyamara muri iki nimo bananirirwa gusobanukirwa Imana. Imana si umugaragu w'abantu. Imana ntabwo ibereho kukunezeza, ahubwo wowe nanjye twaremeye kwinezeza. Ubwo rero Imana iyo ifite uburenganzira bwo kukurakarira, ifite uburenganzira bwo kurakara, kavanga uriya muntu ibyo kuba ntabwo ari byo. Ariko wowe nta burenganzira na buke ufite bwo kwirakarira, kubera yuko yo niyo yakuremye, yo niyo yagucunguye, yo ni Imana yakuruta. Kurakara kwawe rero ntacyo guhindura kuri yo, kuko nta burenganzira bwo kurakarira Imana ufite. Icyawe se yangije wakuye heza itaremye? Ibyawe se yatwaye itaremye, ahubwo zitanaguhaye? Ubwenge se udafite, kandi nubwo uri gutekeresha ari ubwayo yabuguhaye? Uburebure udafite se ubwo ufite bwo niwe wabwihaye? Amafaranga ufite se ugira ngo yitagubwe mu kuyashaka bwo wari kuyabona? Urwo rusu rwogira ngo siyo yaruremye? Uwo muryango wose ugira ngo siyo yawuguhaye? Ikibi cyose cyangwa icyiza cyose warakarira ku Mana, nta burenganzira na buke ubifitemo. Umuntu urakara Imana aba ucumuye ku Mana. Ese reka nkubaze, ubundi se uyirakariye wayikuraho iki? Wayica se? Wayivuma se? nka umuvumo wagira icyo witwara? Wayiroga se? Kuko nta kintu na kimwe wabasha gukora ku Mana. Ni Imana uri umuntu. Umubare wo mu bice 9:19 kuza ku 21 aravuga ngo, none wambaza uti none se ntigituma ikomeza kugaya umuntu? Ninde wagandira ibyo ushaka? Ariko wa muntu we, urinde ugisha Imana impaka? Mbese cyabumbwe cyabaza uwakibumbye kiti niki cyatumye unde mutya? Biyemeze gusa. Mbese umubumbyi ntategeka ibumba ngo mu mugomba umwe abumbe mu rwabya rumwe rwo gukoresha iby'icyubahiro n'urundi rwo gukoresha ibiteye isoni? Abaroma ibice 9:19 kuza ku 21. Zaburi 135:6 baravuga ngo, Uhoraho akora icyo ashaka cyose, agikora mu ijuru no ku isi, agikora no mu nyanja n'ikuzimu hayo hose. Ese urabibona? Ibi nibyo bigira Imana. Imana ikora icyo ishatse cyose. Niba bikubabaje uramaze. Ni Imana, si umugaragu wawe, si imbata yawe. Iyi niyo mpamvu dusenga, twinginga Imana, tukayihendahenda mu guca bugufi kose, kuko tuba tubwira umwami w'ijuru n'isi. Ntabwo ari nk'aba batetse ngo baratowe ngo nitwigaragambya ngo iki ngo ukora iki? Niyo mpamvu umuntu utazi guca bugufi atazigera yinjira mu bwami bw'Imana na gato, nta nubwo azabukozaho intoki. Niyo mpamvu umuntu utazi guca bugufi atazigera yinjira mu bwami bw'Imana, n'impumuro yabwo ntiyayumva.
ntabwo turakazwa cyangwa ngo tugushwe n'ibyo Imana ikora, ahubwo twicisha bugufi mu mitima yacu imbere y'amaso yayo, kuko ni Imana naho twebwe turi abantu, ni umuremyi wacu naho twe turi ibiremwa byayo. Twakirana umutima ushima ibyo iduhaye, maze mu guca bugufi tukahesha icyubahiro. Mu bibaho byose dukomeza kwishima no kwishyira hejuru. Ujye wibuka ko tutayishimira gusa kuko hari icyo yadukoreye cyiza. Ni Imana yacu, yaratwiremeye kandi yanaducunguye. Ibyo biruta ibihagije byadutera gukora twiramya kandi twishimira iteka ryose. Ibyo rero kuba yarakuremye, kuba ari Imana, kuba yaragucunguye, bijye bituma uhora wishima utitaye ku ndwara zawe cyangwa ku bibazo byawe cyangwa ku mubabaro wawe. Imana ishimwe. Turagushimiye Data wera, turaguhimbaje. Haleluya. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, kandi ibyo ushaka aba ari byo bibaho ku isi nk'uko bibaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga cyane, turinginga cyane kugira ngo Data wera uduhe umutima uca bugufi, kugira ngo mu byo dukora byose tujye tukunezeza kandi tugushimire mu bihe byose ducamo. Isi nituremerera ikadusharira, tugushimire. Isi nitumera nziza tukayungukiramo, tugushimire. Haleluya. Ibibazo n'ibiza ari byinshi, kwizera kwacu gucitse intege, tugushimire. Kwizera kwacu ni kugira imbaraga, tukumva twakwimura imisozi ndetse tukanayemera bigashoboka. Tugushimire. Uri Imana, twe turaba. Uduhe guha duca bugufi Data we, uduhe guha tugucire bugufi Data we, uduhe kwakira n'ibyo dukora byose imitima ishima kandi inezerewe. Haleluya. Turagushimiye cyane Mana. Imitima y'ingayi turayamagana. Abantu bafite imitima y'ingayi, ibitekerezo by'ingayi turabicagagura mu izina rya Yesu, kugira ngo ibitekerezo byawe, ibitekerezo bishimira Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ibitekerezo bishyira hejuru Imana, ibitekerezo byemerera Imana gukora imitima yabo, ibitekerezo bishimira Imana ubudasiba. Mu izina rya Yesu Kristo turinginga cyane kugira ngo uburwayi bwa buri muntu ubwo ari we wese bukurweho, intege nke zose zikurweho, amaserire yigize akaraha kajya he atumvira ahagarikwe mu izina rya Yesu, ategekwe akushyirwe. Mana ureme mashyashya yumvira. Dutegetse kuremwa ko amaserire mashyashya akora mu mibiri y'abantu bawe. Ibyaha byananiranye turabisengera ngo bicagagurike mu izina rya Yesu. Agasuzuguro k'abadayimoni gabahoza abantu ku nkeke zo gukiranirwa mu izina rya Yesu turategeka kugira ngo bakurweho. Imbaraga z'Imana zitegeke, ijuru ritegeke. Ubushake bwawe nuko abantu bakumvira Mana, ubushake bwawe nuko abantu bagukiranukira, ubushake bwawe nuko abantu bagenda nk'uko ushaka. Turabasabira mu izina rya Yesu ngo bagende nk'uko ushaka. Abibaga bihagarike, ababeshyaga bihagarike, abasamanaga bihagarike mu izina rya Yesu. Imbaraga mvajuru bazibone, kuko niyo umuntu ashaka gutunganira Imana agomba gutunganira Imana mu izina rya Yesu Kristo. Uhabwe icyubahiro Data wera, ushyirwe hejuru Umwami Imana igira neza, kuko wumvishe gusenga kwacu. Turagushimiye Mana, uhabwe icyubahiro. Amen. Isezerano ry'umunsi turarisanga muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Aravuga ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye, muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Imana igumisha bwo kwifatanya natwe, Imana igumisha bwo gukomeza kumva ijambo ryayo. Niba wumvishe ukumva urafashijwe, ubisangiza bagenzi bawe. Imana ikomeze kuguha umugisha. Bana n'Imana, wikiranukire, ugendane nayo, uyumve. Aho unaniwe Imana iguha imbaraga, kandi kugira guhera uyu munsi uzapfira. Ndagusabira gusa nayo, ndagusabira gusa na Kristo, ndagusabira kugenda neza neza uko Imana ishaka mu izina rya Yesu Kristo. Ntuzananirwe mu rugendo, aho mu guca bugufi kose Imana ikubashije kuyumvira.
mu izina rya Yesu. Urakoze kubana natwe, mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi, amen.